hari benshi bava mu gifurere bakava mu gipadiri bagashaka abagore wowe byagenze gute ni ukuvuga ngo ni ryari hano cyangwa kubura bibiri kuko navuye muri bibiri na rimwe batubwiye bibiri na rimwe 2002 nibwo nashatse umufiance il s'appelle Immaculée noneho hanyuma umuntu w'umuhanga ukomeye cyane simvuga izina rye aramuntwara bakuriye gapapa yego navuga ngo nakubitiwe harenzega bon en 2002 ntabwo byatinze nashatse undi washatse undi fiance yego noneho wa mugabo we uwo nashatse ubwa kabiri yaje kuva intangaha icyo gihe waba wabyumvise ariko mu makuru yarimo muri minibisi igiti kirayigwira uretse gatoya washatse fiance wa kabiri yego ava hano Kigali aza i Butare iwabo ukavuga ari rusatira niyo arutahaga rero noneho igiti kingana umusore kiraro cyo ku muhanda kigwira minibisi noneho kiramufata kimufasha rero kugira ngo tumvanemo bagombye gukata amaguru ye yego ubwo urumva ko naragenda nyina n'amaguru n'iyindi akata nyine n'igihe wari uhari nyine umva ni wenyine yari afite wenyine yego turamushyingura yaje kwitaba Imana twamuvanyemo yapfuye deja tujya kumushyingura au revoir ntabwo nongeye gushaka umugore ntabwo ugize wongeye gutekereza ntabwo nongeye gushaka umugore nabetse ko wagize igikomere kinini narakomeretse cyane ku buryo ariko ubu ngubu nibwo mfite imyaka 70 je pense encore yego ubu ugenda mugani ubu je vais chercher quand même une femme qui va m'aider à vieillir oui même à 70 ans ubwo uzashaka ubu ngubu je suis revenu à la raison yego stress yarashize yego icyo gihe mbwira bagutwara umugore wa mbere bagutwara fiance wa mbere byari imeze bite bamutwaye bate urabona hari ibintu nakunda kuvuga mu Kinyarwanda buriya l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître amafaranga ni umugaragu mwiza ariko ukaba umugome c'est l'amour de l'argent yakundaga amafaranga cyane et puis yari n'umuntu ufite place ikomeye siko yari wamugutwaye yari umuntu ukomeye cyane muri kiriya gihe yari sous-préfet yarakiri umusore se sous-préfet yarakomeye kandi mbona n'umucyama akomeye ubwo yaraje arakubwira ati la fille bon elle est partie comme ça elle commençait à me regarder méchamment ndamubwira ariko qu'est-ce qui se passe Immaculée pourquoi bon elle ne me disait rien alors chaque fois que j'entrais hariya bita muri bisi hari Butare je retrouvais quand même avec son monsieur là ubabona muri bisi ufatareshya ntabwo aramukanya ubona muri bisi nkabona po ino mbona kandi pa kandi à l'époque tu étais jeune nari umusore nyuma mufurere nari mbyibushye wari ubyibushye umeze neza twaryaga ibisupusupu byo mu mafurere twari tumeze neza icyo gihe wabonaga gukunda mu gihe wari uri kumwe nawe mbere uwo mugabo atarirundamo écoute ça veut frère entre donc la femme et l'homme numvaga dukunda wumvaga mukundana noneho ikintu kitatumye mushaka nuko musaza we twari twariganye musaza we yari umupadiri yego ariko bamwishe muri jenoside urumva urugendo agenderaga ukundanaga na musaza we yitwaga Furaha musaza nuko rero nyine byampfanye ariko nyine nkumye kwicecekera nyine ahubwo urumva ikibazo Christian ntabwo ujya kunda kukimbaza na Jose ujya ntigeze abimbaza yego reka wari uko umuntu Teresa Kiribure umuntu bamushyize igoro ok je suis un journaliste umuntu mumushyira igoro ahubwo wize science sociale icyo gihe wajyaga umuririmbira urumva uzi kuririmba hari ukuntu abasore bagira amashyengo ahubwo hari akari mu nyegamurimo kitwa
Il fait si bon, le ciel est bleu, Madame la lune, et les étoiles envoient sur terre l'air doux rayon. Viens, mon amour, allons nous promener. Le guerre de chéri, la nature est si belle, et toi tu me souris comme un poudrier. Madame la lune, cette rampe divine, comme une boule d'eau, sourit dans son ballon. Il fait si beau, le ciel est bleu, Madame la lune, et les étoiles envoient sur terre l'air doux rayon. Viens, mon amour, allons nous promener. Wow. Tout est si beau, tout est si merveilleux, que moi je me demande, suis-je en train de rêver? Il fait si beau, le ciel est bleu, Madame la lune, et les étoiles envoient sur terre l'air doux rayon. Viens, mon amour, allons nous promener. Ay, ukamuririmba cyane ukamuririmba twakoraga mu nganzo akunda kumuririmba mwicaranye twakunda kujya mu kabari mu kabari hano musokenye twajyaga mu kabari tukanywa agacupa namara kunywa mitsingi nk'ebyiri kwa impedolo buya namara kunywa mitsingi nk'ebyiri yego ubwo nyine ukaba ugeze muri mutu. C'était très bon. Byari byiza cyane. Naho ubundi quand José reviendra ici tu me verras encore retourner te revoir cyane kuko rwose ni mumaze kuzana umugore nzagaruka yego nukuri ko si byose gahunda n'ibihari niyo kandi zaje cyane Imana izabifashemo Imana ibigufashemo. Nese muze ndashaka kumenya iyo muririmbaga wabonaga ameze gute? Oh, elle était très contente. Très bien. Ah oui, elle était très contente parce qu'elle aimait beaucoup la musique. Yakundaga umuziki. Yakundaga umuziki. None se mu gukunda umuziki urumva nawe wabonaga wowe agukunda? Njyewe nabonaga vraiment ubwo njyewe navugaga nti comme nuzaga n'umusaza we navuga nti ariko mbere tugitangira nyine c'était grave. Parce que ndakubwiraga reka mubwire yambwira ko nanamwigishaga yigaga kuri Espagne kandi nasanze ari en dernière année ari umwaka wa gatandatu arangiza. C'était elle qui venait là où je logeais akaza kuzanira amavuta yo kwisiga umwigisha ye mavure nako nisiga amavuta non ako yatangiye kukwigisha watangiye kwati no ati ndabona umubiri wawe ukanyara faut mettre quand même j'étais vraiment dans l'amour kabisa ariko arangije kwiga arangije kwiga nyine bumva habaye des tournements ariko j'ai l'impression que le sexe féminin kunda amafaranga cyane yego hari peut-être ariko mwumva naba generalije aya kuko arabatayakunda yego arabakundana vraiment arabakundana ariko hari n'abakunda amafaranga cyane harimo n'abakunda amafaranga ntibyabura erega natwe mu baga ngo je peux pas généraliser vraiment yego ntabwo twabigira rusange aya rwose none se amaze gushaka oya il s'est marié pour le moment gusa yagize kugira ibibazo bikomeye cyane yagize ugira umugabo kiro traumatisé vraiment franchement j'aimerais vous le dire kandi wewe je te le dis sincèrement à un moment donné elle est devenue folle yabaye nk'umusazi kubera urushako umugabo yaramutraumatisé cyane et puis son mari courait derrière les autres femmes umugabo yashakaga nicyo cyatumye umwana nyine yagira traumatisme none se urumva twarahuye rimwe Butare namusanze ahantu bita mu Gisaza ndahazi nawe ndi w'Ibutare hariya none yicarira hariya hanyuma bo bicara imbere ariko asomare ariko uko bafata ikirahure ariko ndeba nicara muri kongera ngo umugabo atanyikubitira kumwana kumwe kundeba ariko ndimo c'est trop tard hanyuma ngiye kumva amakuru atari meza bambwira ko sana papa bon mbwo narekeye aho ntabona ko nari simbwira wewe iyo umushaka wari kumufata neza ku buryo bien sûr regarde ibintu byerekeye donc comment entretenir une femme c'est une psychologie la sociologie même none se umaze kugira gutya ukabona aragiye
nibyo washatse undi mufiance utaramushaka oya byagusenya ni ukuvuga ngo utamushaka byagushegeshe gute igikomere kibi cyane yego nafite igikomere kibi cyane nafite igikomere kibi cyane ku buryo nageze aho ngaho ngira ikintu bita une depression instantanée umuntu agira ikintu bita kwiheba warihebye cyane no kwisuzugura ahubwo Yeah. c'est pourquoi parce que je n'ai pas d'argent c'est comme ça qu'il m'a humilié jusqu'à là kuko adafite amafaranga qui suis-je maintenant yego kumva nisuzuguye cyane yego ibyo ni ibintu bikubabaza cyane bigatuma uba mu byo bita isoloma kuba wenyine aho l'isoloma tu cyane mbi cyane izoroma irica mbi cyane kuba wenyine birica pe ngibyo mugabo Cyane. nicyo kintu nakubwira konsekanse nagize Yego. ariko n'uwa kabiri amaze gupfa nanone amaze kwitwa n'igiti noneho naje kuba un peu mire traumatisé ndavuga nti noneho ngiye gutegereza iby'Imana izangenera mbega nabaye nkayubu cyane none se wenda kuko je ne peux pas me dire Dieu Yego. sinshobora kuvuga Imana ubu nivuga ndayivuga ndavuga nti toi tu m'as trompé mon Dieu pourquoi mana tu vois ce warambeshye qui se passe yego uwa mbere birananiye la deuxième là voilà ce qui se passe numvaga nshaka kuyivuga bigeze aho rero nsoma igitabo cya Yobu ndavuga ntoya reka ntegereze kantegereza ubwawe nyongera igitekerezo kugira ngo kwishumbusha none se wenda urukundo rwawe n'umufiance wawe wa kabiri nicyo utajya wibagirwamo icyo ntajya mwibagirwaho rero ni uko yari umuntu udakunda iby'isi cyane yego aya très simple yari yoroheje très simple yansagaho n'icumi sengera akaza agafata isuka agaharura umuhanda agakubura nkabona ni umuntu simple waramukundaga cyane namukundaga cyane Yego. pour ça simplicité aho rero ok je t'aime oui merci yego pour ça simplicité wamukundiraga uburyo yiyoroshyaga cyane nuvuga ari umuntu mwiza vraiment kandi yari imfubyi nyine mbona écoute mbega urabona yari complémentarité mwaruzuzanya yego mwabyumvise ni inkuru y'uyu musaza witwa Laurent Yego. turi kumwe muri kano kanya nuko ugira gutya rero ucyumva wihangane bikubaze ucyumva ngo birarangiye na fiance wa kabiri wifashe ute twarahuruye nahurujwe n'abaturanyi njye ntabwo nari nabimenye hari abantu bari babimenye rero urabona telefone zari zimaze kuza yego ariko njye nta telefone nari mfite hari umuntu witwa indara yitwa Mukarutesi yego niwe wampamagaye ati Immaculée yakoze impanuka igiti cyamuguriye mu modoka yitwaga Immaculée cyangwa uwa mbere oya wa mbere yitwaga Immaculée yego undi yitwaga yitwa Mukamana yego Inyasiyene kwa niko yitwa kwa rero turahura n'abandi bantu n'abanyeshuri banjye erega nkubwira hano yaguye ni mu muhanda ujye Butare reba ahantu hari ibiti umuntu avuye Kabwe azamuka ibiti byiza by'intusi birebire yego cyaturutse haruguru rero ntabwo ari kimwe byo hepfo byamo cyane haruguru muri bisi niwe wenyine witabye Imana abandi barakomeretse ariko niwe wenyine niwe kenyeye rwose pe umva ni shoke yindi nini cyane none se kuki utagerageje uvuge ngo ushake undi fiance ako kanya no habaye ikintu bita la déception nagize déception ndapo aho natagiye kwibaza ni je suis maudit est-ce que Dieu m'a maudit ndavumye Imana yaramvumye gusa ni ukuvuga ko ngiye kuba ntuza wundi witwa hariya yitwa ni umwicaga mu nawe nindi Gahini oye je suis devenu kaya koko natangiye gutongana n'Imana biracika yego yewe sinanakubeshya vraiment nagize crise de foi sinaherukaga no mu misa urabyanga gusubirayo nta ukarisitiya njya guhabwa nta masakaramentu mpabwa je suis devenu comme un athée umuhakanyi wabaye umuhakanyi neza njyewe Imana twarashwanye biracika sinkubeshya pe ni ikintu nakunda kwibaza ni iki nyuma y'ibyo nakunda kwibaza pourquoi ça kubera iki ibyo ngibyo bibaye kuki
qu'est-ce que j'ai fait de mal plus que les autres ni iki kuki nakoze ngiye mbona ufite ibibazo bikomeye yego byari bikomeye pe nabaye muri interrogation continuelle ubwo warasinziraga wakata ahubwo ubu nyine urumva ikintu cyakurikiyeho c'est de l'alcoolisme winywereye inzoga niwaraga byero nywaga mitsingi mitsingi burya ni inzoga ikaze ubundi ngasinzira nkabona ibitotsi ubundi niba ntayibonye sinsinzire j'ai vécu vraiment dans j'ai connu mon calvaire n'umusaraba nanyuzeho byaje se guhosha ryari mu mutima wawe byaje guhosha bitewe n'umuntu twabanye muri Congo Brazzaville bitaga Twere yari yarwaye umufurere nawe ariko yaje kugira ibibazo bijya kumera nk'ibyo byanjye ariko vera fe biza gutungana ubwo yaje kuba directeur wa Labofari yego ibutari hano muzi ushobora kubona umuzi ariko ejo bundi yarapfuye yazira umwijima rero waje kunjyana njyana turaganira ngira inama nyereka ibibazo ukuntu byagiye biba n'ukuntu nawe byamubayeho n'ibindi byose noneho atangira no kumushakira ukuntu yanshakira akazi ndamubwira ntabwo nzava mu bwarimu ndakuze sinakura muri Labofari nta formation mfite y'imiti oya nzi kumera mu bwarimu akajya kunsura akajya ntumira ibutare kuri Labofari akanjyana hariya mu mahoteli mu gacupa buri waragenda nyurura n'ubu ngubu niwe nuko yapfuye ejo bundi yarashira n'ukwezi c'est lui qui m'avait conseillé yo kugira ngo chaque notre femme c'est bien lui mon conseil la troisième kose umugabo twarabanye pe ariko ntabyo wakoze yewe se nabwo ko je suis en voie ubu ni muzi ahubwo ni bura Jose nagaruka ko nazagaruka tuzagaruka nabyo tuzata kurimba avec ta femme avec ma femme oui na Jose uyo wagiye burayi tuzazana hanga cyane rwose tugene ko tuzazana ntawe turi kumwe rero kandi uzabureba je vous promets que je viendrai avec muzereka tukubwire tuti komera nijye bashimiye mon frère kandi wakoze cyane kubana natwe ni muri kino kiganiro mva munyamakuru ndagushimiye franchement ndabashimiye pe murakoze cyane cyane kubera sagesse yawe ubundi journaliste y'umuntu biti ariko nakwima makuru ariko je nuse ntakuntu yakwima kuko wanshyize aleze yego tugomba kubashyira oya ubona uteze social wowe mu social merci beaucoup nje ushimye vraiment uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Sande Park twizere ko mumeze neza byumwe ko mu nkuru yanjye uyu munsi ndi mu byishimo bikomeye cyane byo guhura n'umusaza ufite inganzo ufite bya bintu umuntu yifuza byumwe ko mu mubyeyi nk'uyu nguyu ni umusaza araturirimbira atubwira amateka byumwe ko y'ubuzima bwe ndetse n'ibindi bitandukanye cyane cyane ku buzima bwo kuririmba ndi kumwe n'uyu musaza witwa Laburene muze muraho neza murakomeye irindi ni yitwa Bayigamba Laburene mumeze mutese turaho iwacu ku mayaga iwanyu ku mayaga ariko utipare bien français oya ni kubera ko ibyo nabayemo nibyo nabayemo ni mu gifaransa nabaye mu gifaransa wowe mu gifaransa cyane ko numvise se kivuga cyane rwose oya ni kuvuga wewe nakomeza uko nakize ubu ni navukiye ahantu ubu ngubu bahita muri Nyamagabe uyu munsi yego ariko mbere bahitaga mu Bufundu noneho rero ubu ngubu umurenge wacu wari mu Bufundu bawegetse kuri Nyanza ubu witwaga umurenge wa Nyagisozi ubu turi mu karere ka Nyanza bawumitse kuri Nyanza bahise babashyira ibwami yego batujyanye ku gicumbi cy'umuco cyane rwose ubwo rero naho nize amashuri yanjye abanza ahantu bita ku Mweya ndangije amashuri abanza maze gusibira inshuro 3 umaze gusiba inshuro 3 kubera ibintu byari biho icyo gihe nize ku ngoma ya Kayibanda yego urumva noneho ngatsinda bagasiba kubera ikintu
enfin muri icyo gihe niko byari bimeze hari ikintu nakwita ubwoko yego hutututsi utututse yego noneho mbonye nsinzwe rero inshuro 3 rero ntabwo nzasubira gusiba mu nshuro ya 4 ndavuga nti noneho ntangira ishuri ry'imyuga yego ishuri ry'imyuga bitaga Ecole Artisanale icyo gihe naryiye Nyanza Nyanza hari ya Nyanza nyine Nyanza ko rudahiko yego yego ndangije ubwo ntabwo bigendeka neza ninjira mu ishuri ry'imyuga ndirangije nza gukurikira abandi bajene yego ubwo ni muri 75 73 sibwo mwagiye so 73 ubwo nibwo batwirukanye mu mashuri yego ariko rero je ubwo ndangije ishuri ry'imyuga naravuze ndabona abandi bantu bajya mu gisirikare nanjye reka mbakurikire ninjira ku Gikongo igisirikare cyo kwa Habyarimana wajya mu gisirikare cyo kwa Habyarimana yego ibyo bitaba abarukiri ndatangiye ubwo ni 76 hari mu kwezi kwa 8 noneho tuva i Butare aho bita Ingoma batujyana hariya Mureso kuko urabona nifite 3 ans poste primaire icyo gihe byarakunda 3 ans poste primaire ni kuvuga nyuma ya primaire yego rero tugeze Mureso twagombaga gutangira amasomo ababo bati no niyo banze bajye kuri icyo bita reyi twayikoreraga igako yego noneho tuvuye Butare tugiye hakurya Kanombe tujya igako j'ai passé 3 mois dukora imyitozo donc exercice militaire ibintu byinshi cyane batwitaga abarikiri ni ukuvuga iki n'abarokri n'abarokri abashya ni cyari twembezaga batumoraga nta musatsi twagira igipara niyo rero birangije igihe kiragira cyo kujya tudoni dolo oya c'est pas comme il y en a vraiment je ne peux pas dire nuko rero wa mugabo we ati nimujye mu bigokwe ubu wabaye umusirikare neza neza oya sika ngusese nyine cyaje kuba yego ubwo rero kugira umunye kuko danje nari nyizi naragiye mfata secrétaire wacu yitwaga Sengoga wa commune wane reka mpindu indangamuntu nandika Hutu reka da rwose wibera umuhutu ni fiche yanjye abatisimu ye mu Gaturika ndayireka ndagenda mfatiye aba mu Gaturika se nabandikaga amoko mu Gaturika bashyiraho imyaka correct yego yewe nagiye mfatiye abapuro kuko nta myaka bagira correct kandi mu gisirikare icyo gihe ikintu byita imyaka ukabeshya n'umunsi umwe barakwirukanaga yego noneho ngenda nifite ibintu byanjye iregiriye tugize hariya dore hariya muri ya igako niho baduhaga ikintu bita igamere ikintu twashyiraga ahangaha ku mukandara ukajya kugaburizamo ibiryo saa sita nabwo iyo utunukiye gusaramo igikoma umusirikare akanyitegereza atari kuwe bite byawe noneho nkamwereka indangamuntu yanjye akubaza se uri umuhutu ayambwira ati wowe koko uri umuhutu koko ariko ni umuntu wo muri aba b'abanyenduga yego abanyenduga mu majyepfo twese turaziranye noneho rero bigeze aho ngaho twagiye kuri icyo bita procès verbal pour aller à l'entraînement do Bigogwe yego procès verbal wagiye imbere y'umusirikare secrétaire wabo akakubaza utunze iki tugeze ku bwoko ndicecekera umusirikare yari umuntu metite utu kigena ari umutu sero donc la carte d'identité umwana wandikaga wahariya mu Gisenyi Ruhengeri Jezo kubwo ati uri bwoko ki ndicecekera ati no watu umututsi witubeshya arabyandika ubwo bwarekero haba icyo bita nizikeme kuba umututsi kandi wari wanditswe nk'umuhutu oya nawe urabyo none se umva nanize kumbeshya nabeshya kugira ngo mbone mukati kandi nafije nyine wabeshya kandi nabandi benshi yego ibyo ntabwo ibyo byabaye pe hari abantu benshi bagiye bahindura noneho ubwo rero bamaze kumvumbura bwarakeye tujya ku rassemblement baratubona ngo kana ngo ils sont à journée ngo nibatahe bazagaruka ubutaha
ngo turabashimira ngo bonne volonté bagize yo kuza kuba ingabo z'igihugu chacun on lui passait quand même une affaire de 6000 francs rwandais 6000 francs rwandais baturiza site ya duhurira hano i Kigali tujya mu prefecture yacu tugeze aha rero wa mugabo we none kugira ikintu kiriyezoma tuza kujya kumurwagwa nuko ahangaha hano i Kigali hano i Kigali noneho utangiye gusinda umwana umwe ku kiba atari kuja tubura batuje iki gikoko rero abantu bose ururimi mu gifaransa byita derrière la langue ururimi buragobotoka nuko turagiye kurwagwa tuba tumaze no gusinda bamwe babonetse babaye ikimungo ruhengeri akandi wacu nta iwacu kikongo no rero ndavuga niko se uko bizagenda gute nanjye kuba umusirikare ariko nacikaga isuka sinashaka guhinga ntabwo nabikozwa ubuse nzajya i Kigali yo gushaka akazi hari umugabo wacu witwa Birori Phineas wigaga muri koleji y'Imburabuturo yari yarabye indirimbo ngo inda te n'uyu wacu guhinga biranze birankome uyu muhungu uzi ko ari yabonaga ngo bayitaga college officier ndavuga ni uyu nguyu uzi ko ari igihe yatekerezaga ese nuko duturanyira cyangwa n'igihe yabonye turaturanye ko kuri kundi mu mayaga oya mu Rukondo uyu wacu ku Gikongo nari ntarajya mu mayaga nagiye aporeza zo modoka tove 14 mu bufundo none rero ubwo ngubwo birangiye nabuze nte reka nkwereke ahantu bita Inyumba Ibutari hafi mu Nyakibanda hari une école de catéchiste la formation donc des enseignants pour la dispensation de la catéchèse soit muri paroisse cyangwa se muri école primaire cyangwa se muri école secondaire none ishuri bampa ikizame ndagitsinda ngitsinze ndatangira ndiga twiga imyaka 4 école de catéchiste abapadiri bera yirangije baravuga no ça va très bien je vais vraiment être catéchiste noya nanikira abafurere des écoles chrétiennes b'ibyumba kwa Mansubi hari ibyumba muri dola sale nta byibagirwa buriya narahigishana nyuma y'intambara uyu premier ministre buriya twahabanye nyuma ya jenoside préfet de discipline ari nyine umufurere icyo gihe noneho ubwo rero nandikiye abafurere baranyemerera baranyandika ndagenda bampa ikizami banyohereza mu noviciat i Kinshasa yari rencontre internationale donc pour la formation des novices ubwo nawe urenda batutsi n'imihanda yose kutabyumva muri congregation yacu mu noviciat bwo nabaki noviciat donc ni pépinière ni ugutegura abantu bazaba abafurere yego ni pépinière nkuko petit séminaire bimeze buryo babategura abantu bazaba abapadiri yego rero ubwo nza kugira ikibazo urabona yari international noneho dutangiye kwiga frère maître arambwira ati no comment est-ce que tu vas affronter les études universitaires alors que tu n'as pas le diplôme des humanités bon ni gute uzajya muri kaminuza udafite na secondaire afite secondaire noneho ubwo ya telefone mu Rwanda kuko n'abari banyohereje a telefone i Roma ko no muryango ikitando kiri baravuga ati bon ni mu ikizame narangiza umwaka wa mbere adafite 75 sur 100 muzamwirukana c'est tout nuko ibintu byari bimeze noneho après la première année j'avais plutôt 80 sur 100 mba ndabatsinda ndakomeza ndiga les études universitaires na humanité utarigeze wiga secondaire nanize muza muri école de catéchisme utuntu twigaga tumwe na tumwe ko twigaga arithmétique géométrie twigaga utuntu twa trigonométrie ariko taraprofondi noneho rero wa mugabo we ndangije abihe Imana kujya bagira exigence mbi cyane ndangije umwaka wa kabiri banyoreje kujya gutangira les humanités uranje kaminuza beta gusubiza muri tanda Jesus Christ ya gutangira ahantu bita muri Bazayire muri leta waka bijya ngajye ni wa mbere yewe imyaka 6 urayimara niko
niko exigence z'abihayimana wari ubizi se ko ariko bizagenda jewe barambwira bana baraduforumye mu novisia yego baratubwiye ati dore rero icyo bita obéissance l'obéissance est aveugle yego noneho rero ndatangira ndiga kubwo amahirwe rero ngeze mu mwaka wa gatatu frère maître aradutegekaga aravuga no cet individu ne veut pas faire la quatrième non il va faire la cinquième parce qu'il est trop intelligent wari umuhanga birenze cyane ngeze mu wa gatanu ngeze mu wa gatanu ubwo wavuye mu wa mbere ujye mu wa gatatu mu wa gatatu ariko wa kane niho ngeze mu wa gatatu njya mu wa gatanu noneho ngeze mu wa gatanu abafurere barantumira mu Rwanda ndagaruka ngeze mu Rwanda barambwira ati rero dufite umushinga umufurere ukora ngaho occuper les enfants d'orali aba bana b'ibirara mu muhanda kubitano umufurere umusuicide doratashye kandi ashaje tu vas faire la 6e année des humanités à l'école sociale de Karubanda mu bakobwa babitaga mu ihene ese nawe iki gihe mwahitaga mu ihene niko bahitaga hari inshuti yanjye yahize yitwa Cecile Kayirebwa uriya tumwita parmi les anciennes bariya n'abakera yego ubundi harangiza ndangije rero ntangira gukuramo abana b'ibirara hariya mu mujyi wa Butare turakora bigeze aho ngaho rero haje kuba ikibazo bansubiza ibyumba muri dorasare hariya muri dorasare tutarajya muri dorasare kwiga mu bakobwa gusa byari bimeze bite umuntu udutekaga yari umukanadiyeni yaravuze ngo no ngo Laurent c'est un élément positif yego ati Laurent nta kibazo afite noneho rero tubaye haje kuza undi mufurere ariko kabiri on était trop gênés parce que les enfants nous aimaient trop. Oh, la directrice était une religieuse aussi. Elle était jalouse, bien sûr, de ça. Directrice, elle a bafuhiraga kuko abana b'abakobwa badukundaga no turakomeza birangiye rero ese wumvaga bimeze gute kwiga mu bakobwa gusa twageze aho umuntu kwari kwirwanaho muri ikintu twapfaga ni système y'ababirigi nanga cyane ramwamenote rero science sociale ni ibintu byinshi wagomba kubifata mu mutwe waragotomeraga no kuborokora ibyo bita service sociale sociologie byinshi noneho nangije rero ubundi nangije no gukora mu bana b'ibirara ubu banyohereje ibyumba kuba préfet de discipline ishuri ry'uwari yagiye diplôme dans la salle diplôme wari wari izwi mu gihugu noneho mageze bahamagaye rero byaje kuba rero muri 90 bagira gute muri 90 umutenyezi arateye nyine la libération du Rwanda kubohora u Rwanda rero rabite rero bene banyu baje nanize ko batetse gutekereza ibintu bimeze gutyo ubwo rero wa mugabo we ikintu cyaje kuba kibi provincial wacu yari umuntu ukomoka mu Ruhengeri ubwo umubikira umugabo yari turi mu frère iteze ko chrétienne yari umugabo yitwaga Louise Ndimukiye none barazavuga ngo buriya ngo ku meza nitwe dusubira kwegerana ngo ku meza none umuntu audacieux nzi kubaza cyane ese yakubaha frère provincial ku meza dutandukana muri chapelle beragenda gute tinose rame mushoze nahoze nesiyo n'Imana n'Imana dusenga ngo ntabwo mwongera kwegerana ku meza no muri chapelle ubu rero hashize iminsi ine bankubise mu buroko byahindura ibiti byitso wafunzwe mu byitso ariko ubwo ngo navuye ibyumba ngi Butare mu kigo cyacu cy'abafurere niho badufatiye baradufunga mugenzi wanjye wundi bamufungiye ku Nyundo yenge Butare baramfunga hashize iminsi rero ngo habaye imishyikirano ngo yansere iriya muri Kongo tubona na Vatikani yatangiye kuburana bihaye Imana tubona badufunguye nibwo abafurere bavuze ati umuntu Laurent naguma azajya akorana na bene wabo kandi dore bene bari hafi yacu dore bani ibyumba bati nagende muri Kongo urazabere babariho bakohereza bega nagiye banciye kwa baguciye no wagenda ngiye gushinga seminari mu gihugu buriya Kongo Brazzaville ane mu madori cyari marxiste marxiste ari poko witwa Marien Ngwabi
pana marxiste vraiment buriya n'abakomuniste buriya se noneho kugira ngo kiliziya gatolika rero ishobore kugira abantu igomba guforoma des seminaristes yego ndagenda ngiye nshinga seminari n'abandi bafure baturutse muri Madagascar abantu baturutse muri Senegal dushinga seminari ahantu bita Minduri yego ngiye kubona muri 94 n'umwanya nditsinze abangabo yego ubwo nakoraga iki se nyakubahwa munyamakuru wakoraga iki yewe icyo gihe nigishaga mu seminari ariko nkora no muri Caritas ngiye kubona mbona abantu b'intanga batsinzwe baraje mbona bansanzeyo yego no abasaserdoti ababikira abasirikare abanyeshuri nigishije ibyumba b'abasirikare nuko musenyeri witwa Miranda arambaza ngo Laurent est-ce que tu es Tutsi ou tu es Hutu Tutsi ou bien tu es Hutu yego pourquoi tu me le demandes monsieur ngo non je voulais le savoir ngo j'ai pourquoi j'ai bien raison ndavuga moi je suis Tutsi il était rwandais oya yari umukongomani w'Brazzaville yego aramwatira abantu baje ahangaha ntabwo mwashobokana kandi bagiye gucumbika ahangaha je vais te donner un ticket tu vas rentrer chez toi ubutashye gutyo nuko natashye ubutashye mu Rwanda giye rwose nageze inama muri 95 igitangira yego kuko intambara irangira ahangaha twari Brazzaville ko rero nageze nangaha naje na c'était le désert monsieur ouais un désert ouais yenda vuye ku kibuga cy'indege n'umuntu utwa Kambanda utwere mwene wacu twabanaga i Brazzaville kuva hariya kugera iwacu Nyanza twahuraga n'imbwa n'abasazi n'abasirikare bari kunuza kuri patrouille nta muntu nigeze mbona mu nzira icyo gihe ndavuga nteko siki koko nta bantu bakirimo pe nuko ndaza ndi stari Butare ndagucumbika kuko inzu yacu ndabonaga ntazi ukuntu imeze inzu y'abafurere ndakwicumbikira ahantu ariko nambaye ikanzu y'umufurere birangiye rero ngiye kubona mbona badutumije mu nama i Kinshasa frere superieur general w'i Roma yego ati muze mu nama i Kinshasa ariko atuta nkibi Butare nkikura mu bana nakundaga kurimba no kwa Rugamba Sipiriyani buriya se ararimbanye vraiment cyane cyane ko tunavukana yamwe wacu hari uduri hari ku gikongo no mu fundo witwa mu fundo hano bikikirabo bo ariko ubwo karutse mu Rwanda nsanga abantu twaririmbanaga bahariya mu kwa Rugamba c'est rasé barashize yego ariko hari umuhungu witwa Olivier Rugamba wasigaye aracyahari ariko qui était tellement dérangé agomba kubita n'undi bagomba gukora babiri oya ni bane ndashoboka noneho rero cyakumubwira nti est-ce qu'on peut restaurer ibintu byacu byo kwa Rugamba usanga uriya muntu ntabwo ari prêt ndabyihorera bigeze aho rero wa mugabo we batangira kongera ishyara abafurere b'abanyarwanda bari intangaha hano mu Rwanda kidore ire toujours côtoyé par les inyenzi rero turora nanone barongeye baranciye nyuma ya jenoside bati fata inzira kiparisi nubi Parisi ugende wigishe mu ishuri rya Dorasar ari Parisi mu ishuri rya ry'abafurere nigishaga abana muri CMD i Paris bavugaga ntabwo ari mu Bufaransa wani muntu wonda nari ngenye banyohereje mu Bufaransa ubwo ugiye mu Bufaransa ndagenda ndigisha nigisha umwaka wa gatandatu nahigishije imyaka 2 mu Bufaransa ndangiza bati rero kugaruka mu Rwanda no banyohereza i Roma bati ngaho ujya kwiga Christologie ni kwiga Christ en profondeur en théologie en philo bon ndagenda nibera uriga koko baratwiga ko wize amashuri atabarika rero buretse niyo ngeze aho ngaho bakajya bakora ama conference hari abaperi burabindi habitwa ba Gitoni sohoze bakora muri dialogue ikakanye mukuru kindi hanga akajya gutanga conference cyagatuka u Rwanda agatuka Kagame none umunsi umwe baza kumubwira atari ko muri conference hari umunyarwanda uzambonye ukuntu yavuze ngo munge ngo nano barahansanze ati hano barahansanze nuko
nuko twibwirana n'ubwo ntigewe ntibo ntabwo yari umunyarwanda se yari umubirigi yari umubirigi yari umuperi blanc yego ariko yari umujurnaliste wa leta y'u Rwanda Habyarimana yize no kuza baramufunga intanga gitonesi bigeze kumufunga yambaye roza gende mu bo biro ndigiro ndangije wari burugumesitiri wacu witwa Kayihura ukumbayaga ubu umucamanza bageze mu zabukuru nkanjye aza kumpamagara ariko iromuvayo hari abana nabonye bishwa bawe bakiriho bari babajyanye muri Kongo interahamwe zarabacikanye nuko nagarutse ndagaruka rero ngeze ibyumba ngarutse ibyumba dushwana n'abafurere cyatumye dushwana bandikiye superieur general w'i Roma w'umunyamerika bamubwira ko umuntu witwa Frère Laurent travaille étroitement avec les inyenzi bati azatugambanira azatudenonsa none babwira superieur general baro superieur general jewe ninjiye mu mafrenje gushaka imana none mwebwe mwanyereka satani kuki nuko namubwiye ntimwa je rentre chez moi yego nditaye yakuze ve perpetuelle rero ntabwo ushobora kuvamo mu bihaye imana wakoze ve perpetuelle ongera bikunda ushobora kuvamo wakoze amasezerano na burundu ugomba kwandikira nyir'ubutungane papa yego mwandikira ibaruwa ya mbere arambwira ngo les raisons que tu avances ne sont pas convaincantes pour quelqu'un qui a fait le vœu perpétuel ati impamvu utanga ntabwo ntabwo zumvikana yego ntizumvikana anishe ibintu bibikira kandi nkumva ni nkana le vœu perpétuel nkumva ari umuzigo yego kuri conscience yanjye niho ndongera nandika bwa kabiri abona c'est grave arambwira ati frère va dans la vie courante mais sache bien que vous êtes chrétien barakwemereye uko nataye hari ryari muhe mwaka ubu navuyemo muri bibiri na rimwe ubu uvuye mu gifurere nibwo mvuye mu gifurere ubuzima bwo gusohoka hanze rero ndaze ngeze hanze rero umva naraje ariko nkomeza akazi kanjye k'ubwarimu natangiriye ahantu bita muri Espanya école privée de Nyanza none natangiriye kwigira mba préfet des études ndangije njya gukora kuri grille vétérinaire Kabutare kuko yawerwaga n'umupadiri twabanye hanze nawe yari uvuye mu gipadiri aravuga ati wowe wavuye mu gifurere nagiye mu gipadiri dore ko ishuri hano tugiye gutegeka nagenda ndakora bigeze aho ngaho nanone nza kuhava mba diregiteri w'ikigo noneho babyita family corrupting family iwacu ku Mayaga ubu rero bigeze aho ishuri naryo nza kurivamo nigira kwikorera muri za 9 2009 ngo natangiriza za 9 wari directrice w'icyo kigo ya 9 muri groupe scolaire ikomeye cyane mu munyeshuri cyane byose yari umunyeshuri wanjye twabanye muri Espanye wigishije ubu baracyayobora rero ndigisha bigeze muri 2019 ejo bundi umva ukuntu navuyemo biraza kugusetsa ariko uzabyihorera wowe ubwenge hari abantu bita reb aba bahungu baturuka muri za ministeri hari ukuntu bateraga mu bigo bakakumenesa wa mugabo we toi tu ne prépares bien vraiment votre journal ton journal tarotari ngo cahier de préparation maranto yambaye kare bakagukontorora koko abana bagiye kujya badutuka koko hari umudamu twari twigishanyaga nyine no bari abadamu babiri bose baraza barambwira bati rero
ntabwo dukwiye kujya dutwa n'aba bana aba bana ndavuga nti reka mbarusha ubwenge aba bana banyirukanye ko mukoze suis incompétent ntabwo nazabona ntuza yanjye nazabona pansiyo yanjye reka mbacike ejo batazanyirukana kandi nabone ko babikora baratutukaga bavugaga nabi po nandikira meya niwo mudamu abadamu ko ari babakecuru twandikiye meya avuga ati non ça va très bien vous avez bien travaillé pour notre pays vos services sont vraiment parlants nimwitahire apo aradusezera nditahire none jusqu'à l'électeur où je suis pensionnaire ubu uri pensionnaire oui pensionnaire none se ufite imyaka ingahe mzee bon je suis né en 1965 ubu ngubu kuvuga ko je t'avais 70 ubu ugiye kugira imyaka 70 yuzuye yego ubu ufite 69 septantenaire ubu niko babita mu gifaransa ubu ngiye kugira 70 yego mbese waturirimba indirimbo mwajyaga muririmba kwa Rugamba bon vous savez kwa Rugamba rero ntabwo nzibuka izo wibuka n'izihe est-ce que wampa document ko nayizanye document y'imuzane hariya document azini twaje document navuga ni kubera ko urabona ni hambere nani nibagiye no kubwira ikintu ni jewe yagize dauphin un dauphin c'est qui un dauphin ni umuntu ugomba kugusimburira uramutse upfuye urumva hajemo ikintu cy'icyene wabo kandi yumvaga mbishoboye urumva bigatuma rero avuga ati no ati isora mon dauphin niko bose bari babizi ntuzansimbura ntuzansimbura yarankundaga cyane ariko n'umudamu we kazane kose zanza kungaho maze mvarimo oya ni antuza kandi portefeuille ayagosha rwose nta ndirimbo wibika mu mutwe ntabwo nzifata mu mutwe neza nanjye bagiye ko nashaje ariko cyane nziza ariko ahubwo tu es toujours jeune ahubwo reka mubwire hari undi muntu twakundanaga cyane wari ukomeye ariko twaduhuje ibitekerezo witwa Gabriel Kabengera c'était bon Gabriel Kabengera yari umuririmbyi ni umuririmbyi wahari Gishavu nawe vraiment nawe ndagukiza haka nawe wumve nyine ni byiza cyane kuko j'aimais beaucoup la musique noneho rero ntabwo nagize amahirwe yo kwiga d'une façon vraiment approfondie oya hari nk'indirimbo yitwaga ihumure urumva rero yahimbwe nande ni Rugamba Cyprien ya Cyprien Rugamba icyo mbikubwira rero ani mu madori histoire Rugamba yigeze kugira ikibazo n'umugore gikaze tujye tubyumva hanyuma baratandukana batandukanye rero iwabo umugore Rugamba hari hariya mu Bugesera niho se yari yarahungiye bitaga Pangrasi bihara none rero mushiki wa Rugamba aza kubeshya Rugamba ko umugore wa mu Rugamba frère noneho bibaye ibyo rero nuko nza kukurira iminota noneho rero aza kumusenda mu Kinyarwanda niko bavuga yego umusenza mujyana hari iwabo noneho rero urumva n'ukuntu Rugamba amaze kumenya ko bamubeshyaga kandi ari jalousie ya mushiki wa Rugamba wabonaga Rugamba akunda umugore we cyane akamugira jalousie no Rugamba kugira ati ihumure abo naga bavuga ngo ihumure niko titre muri juru ry'inyange mbaita inyamibwa nyamamare y'abasumbye yenzanseka uhumure jonzaiza usanzwe uragasimbi gasigiye n'ikirezi ntiwigeze ubikireka yenzanseka uhumure jonzaiza urambishireza nyesha dore nkwambariye inkindi n'inkingi wegamiye yenzanseka
uhumure ejo nzaza wihogora si keza masa itagira icyanze mvugo itagira icyusa nzaza nseka uhumure ejo nzaza yandina d'autres trucs yewe kuko ufite ijwi ryiza muze noneho rero attention ufite ijwi dore ryiza noneho son chef d'œuvre yakundaga cyane yego ngo umugabo twa Rugamba Cyprien igitangaza cy'umuntu yego page 67 ahita nyibona nga ukunde nabiteguye avuga ko ejo novienne yego la chanson la plus chère pour Rugamba nawe twabaririmbyi twese twarayikunze yego yitwa ngo enfin urumva umwana we yaravutse yego noneho aza kuvuza impundu ndakubwiye ngo chef d'œuvre ye yaravuga ngo tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyenerero uwo mushyitsi waje tugana nihaza abasizi b'inganzi boneye uwera ibyanzu niko byo yiza bihure n'impakanizi bazana amariza tuyahamagara uwera umva uko yabiru guhunge maze ukundi zo mbyukuruke ujye umusimbiza usigigisage mama unamusekeru wera ntakiruta umwana muto tuje kuvuza impundu wera z'umwana wibarutse mwiza tuje kubyenerero uwo mushyitsi waje tugana ngayo niba nyakuriye iminota rero hari umuntu turirimbana bita Marie José w'amahirwe burya nawe dukomoka hamwe uretse ko pour le moment elle est devenue quand même umuzungu yashingiye mu bazungu ariko ubundi avuga iwacu twararimbanye nawe indirimbo ze urazifite na wa mugabo twahoranye hanga burya arazifite azaziguha rwose muzifite twararimbanye nawe ndamufasha sinsubiramo indirimbo ze kuzifite ariko rero mugushimire kuko ari umwana ukunda umuco cyane byaranshimishije cyane yanyandikiye inshuro nyinshi atuye umusaza kuki utamwana oya uriya mumama akunda culture rwandaise cyane nicyo kintu cyanshimishije noneho rero uyu mugabo nawe sinagira kuko ntabwo mumuzi cyane Anselme Gabriel Kabengera uririmbye ariko iryo zene ko naryumvise indirimbo ya kera yaririmbye izwi umva ngeze mubwire kuko indirimbo ze umva sabe hari indirimbo yaririmbye rapport avec donc le régime yini yagiye ariko hari niyo iri je dirais éternel hari nk'iyavuga ngo aha ndabigire gutya umera umwana icyayisha kuwanze n'uwo wampaye kavuye karuba rihehe utazaza umunsi nutaha umere n'abo babye impundu z'urwo rukundo ababyeyi bose burwa
Ye utazaza umunsi nutahe umere n'uwo mubye impundu z'urwo rukundo ababye iwacurwa ye utazaza umunsi nutaha uyu je l'adorais à l'époque là parce que dans mon âge yarabizi ako uzi kuririmba waririmba ariko kuki utigeze gukora indirimbo zawe oya nize kubishaka rimwe ariko bigenda bipfa guto kubera iki ahubwo jewe reka mubwire frere nageze i Roma abandi bajya kwiga muzika ahantu hanakomeye cyane yewe ibintu nigiragamo yewe nigiraga kwigira ibintu byo kuvura gakondo abanuza baratwigishaga abantu bo muri Aziya ibi byo gukirigita mu kirenge abandi bagiye kwiga nanjye nigira muri ibyo baje babizi cya baje babizi none se nubuzi kuririmba ubu ndagerageza waje kwinjira muri mu masimbi n'amakombe gute kwa Cyprien Rugamba kwa Cyprien Rugamba nigeze kuririmba mu kiliziya rimwe ibi byerekeye ibabara ry'umwami wacu Yesu Kristo urabizi ko twebwe mu Gatolika umwaririmba kuwa gatanu mutagatifu noneho Rugamba n'umugore we bari baraho noneho maze kuririmba arampamagara ati kuririmba neza wazaje mu itorero ryanjye turibwirana nyine noneho njyayo nuko nagiye ubugiyeyo noneho njyewe turibwirana sanga turaturanye usanga uri wabo nsanga turaturanye gutya nuko nagiye kwa Rugamba bari bagikwa muri Yereste ibutare bien sûr donc Rugamba yarangije yavuye muri PN Institut Pédagogique National Ballet National ishinze muri 76 ari mu bashinze Ballet National ari Ballet National ari n'amasimbi n'amakombe byose niwe arimo buriya ndasarusi iri mu bantu bayishinze ira kaminuza Sarusi Popoli nene wahayizina buriya Salut du peuple. Salut du peuple. Pourquoi Rugamba c'était séminariste? Il a fait le petit séminaire, il a fait le grand séminaire. Il a fait des études de lettres à l'université catholique d'Orva. Umboro n'umuntu rwose w'umuhanga azi kwandika azi ibisigo ari Alex Kagame n'abandi wa mugabo we uzajya wumva muri culture rwandaise yacu barahari benshi nagiye nk'utwaya Alex Kagame yarangishije muri Institut Catéchétique Africain de Butare muri za 79 mbere uko njya hanze hanyuma ari n'udukwe watwigishaga bitaga Musoni Boniface wari umuhanga Rugamba n'umfure nawe yaratwigishije urumva se witwa Bernard Muzungu umupadiri umuhanga nawe wandika ibintu byinshi cyane umunyamateka ukomeye abo bose nabanyuze imbere bangiye imbere gutya mu ishuri nawe ufite ibintu byinshi oya barangishije kandi narabifataga cyane mbwira ubuzima bwo hambere n'ubuzima bw'uyu munsi ubona bitandukaniye hehe Rwanda rwo uravuga sur le plan économique ou bien social sur le plan social sur le plan social urabona sur le plan social kiriya gihe cyacu nakubwira ko franchement mu kuri kwanjye twego abantu bitwaga abatutsi nous sommes des générations assassinées urabona twavutse revolution igiye kuba abantu muri za 50 noneho revolution yatangiye muri 59 dutangira gutotezwa urumva ntabwo twize tuba navuga umuntu libre donc de ces mouvements ngo wumva ushobora gutekereza neza vraiment ton avenir twahuraga mu bwoba nicyo kintu cyambabaje naho tugiye kwiga bakuronda ugiye hose iki kintu kibi cyane hanyuma urabona iyo stress iki kintu cyavunye mu buzima bwanjye kugeza ukeze kuri jenoside naho ubu ngubu rero vive l'unité nationale ubu ngubu mon frère ndakubwira ikintu kimwe vuba konsolodi ushaka uzavuga ibyo ushaka byose uyu mubyeyi Imana yaduhaye pour moi burya sinyavuga ko ari n'umuperezida c'est un signe que Dieu a donné au Rwanda pour la circonstance Paul Kagame ni igisubizo Imana yahaye circonstance abanyarwanda mubyemera ndabyemera cyane imaginez-vous umuntu ufata un bro n'umwicanyi victime c'est la même table partage le repas
partage la bière. C'est quoi ça? C'est un miracle. Uzi ko abazungu bari barandahiye Ego. baramwe ati ntabwo nshobora kwicarana n'umuntu wanyikiye niko abazungu bambwiraga ni ukuri ntibishoboka ariko mwebwe murabikora. ariko mwebwe murabikora Ego. uriya mugabo wanyu ibintu akora ni ibiki niko abazungu bambwiraga Ego. wongere kwicaza bicaye n'abishwe nanjye mbwira kubwiraga ubu rero l'unité des Rwandais donc c'était un miracle. C'est un miracle. Viens nous voir. C'est une réponse de Dieu qu'il a donnée au Rwanda pour cette circonstance. Nta kundi njye nabikubwira Yego. njye mbona ari igitangaza cy'Imana